Yesu nashimwe uwo nkurikiranye kuri YouTube channel Eric ubuntu bwa Yesu. Imana itanga amahoro iguha umugisha wowe ufasha akanya ko kumva ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza uyu munsi nabazaniye Imana yashyize ku mutima wanjye buragira buti niwizera Yesu by'ukuri azakuneshereza muri byose. Niwizera Yesu kamwizera by'ukuri azakuneshereza muri byose. Imana ishimwe cyane. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana usomye igice cya 6 umurongo wa 41. Imana iri kutwigisha ngo ni ukuri ndababwira yuko uwizera ari we ufite ubugingo buhoraho. Uwizera ari we ufite ubugingo bugira gute buhoraho. Ninjye mutsima w'ubugingo. Imana ishimwe. Uwizera Kristo, uwizera Yesu Kristo ni ufite ubugingo buhoraho. Hano Kristo yararimo yirahira avuga ngo nukuri ndababwira yuko uwizera ari we ufite ubugingo. Uwizera ari ufite ubugingo bugira gute buhoraho. Ndakwibutsa ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Nyuma yo gupfa tukamburwa uyu mubiri ubora hari ubundi buzima nyuma Imana ku munsi w'imperuka ubwo Yesu Kristo azabaje kuzura abasinziriye. Abasinziriye bamwizeye bakazukira guhabwa ubugingo buhoraho, abapfuye batamwizeye bakazukira gucirwaho iteka mu muriro utazima, mu nyanja yaka umuriro, bagashyana n'umwami bakoreye. Ariko wowe nkurikiye ukaba uri kumva ubu butumwa bwiza, nakuzaniye insanganyamatsiko y'ubutumwa bwiza igira iti niwizera Yesu by'ukuri azagutsindishiriza muri byose, azakuneshereza muri byose, ku gato no ku kanini. Kuko mu kwizera Kristo Yesu harimo imbaraga zinesha ibyaha. Mu kumwizera, mu gufata icyemezo cyo kumwizera harimo imbaraga zinesha ibyaha. Si kubw'umubiri n'amaraso, si kubw'imbaraga z'umuntu, ariko muri Kristo Yesu mu kumwizera harimo imbaraga zinesha ibyaha, zinesha ibibi byose. Niyo mpamvu insanganyamatsiko nabazaniye igira iti niwizera Yesu by'ukuri. Wongere iri jambo ryumve ngo by'ukuri, byumvikane hari abamwizera ariko bitari iby'ukuri. Bishobora kuba ku munwa ariko bitari ku mutima. Ariko niwizera Yesu, turaza kubirebera hamwe turebe umuntu wizera Yesu by'ukuri atandukaniye n'umwizera bitari iby'ukuri, turabirebera hamwe. Ariko nari ndakuzaniye ubutumwa bwiza buvuga ngo n'umwizera by'ukuri Yesu wizeye azakuneshereza muri byose. Imana ishimwe cyane. Reka dusome ubutumwa bwiza nako ibyakozwe n'intumwa. Reka dusome igice cya 13 umurongo wa 19. Wumve ko ijambo ry'Imana ritwigisha mwene data unkurikiye. Kandi uwizera wese atsindishirizwa nawe mu bintu byose. Karongere nsubiremo ngo kandi uwizera wese atsindishirizwa nawe mu bintu byose ibyo amategeko ya Mose atabashaga gukora, atabasha kuba. Kanongere nsubiremo ngo kandi uwizera wese atsindishirizwa nawe mu bintu byose ibyo amategeko ya Mose atabashaga kubatsindishiriza. Imana ishimwe cyane. Ngo ibyo amategeko ya Mose atabashaga kudutsindishiriza, ariko iyo twizeye Kristo Yesu dutsindishirizwa nawe muri byose. Niyo mpamvu nakuzana insanganyamatsiko igira iti niwizera Yesu by'ukuri. Wongereho ngo by'ukuri. Ndaje turebe uwizeye Yesu Kristo by'ukuri arangwa n'iki. Niwizera Yesu Kristo by'ukuri
uzatsindishirizwa nawe muri byose. Niko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo kandi mu byakozwe no mu gice cya 13 umurongo wa 39 ngo kandi uwizera wese atsindishirizwa nawe. Uwizera wese atsindishirizwa nawe. Atsindishirizwa nawe muri byose ku gato no ku kanini, muri byose. Nimba wari ufite umuntu wakugiriye nabi, kumubabarira bikaba byarakunaniye, kandi Yesu atwigisha ngo tubabarire abanzi bacu. Iyo wizeye Yesu Kristo by'ukuri, aguha imbabazi ze zikaba muri wowe, akagutsindishiriza ibyo amategeko atabashije gukora ku bwa Mose. Ko mu mategeko nta mbaraga zibamo, ariko muri Kristo Yesu, ko muri Kristo Yesu niho amategeko yuzurira. Muri Kristo Yesu habamo kunesha ibyaha. Imana ishimwe cyane. Ninde muntu rero wizeye Yesu Kristo by'ukuri? Reka tubisome mu butumwa bw'uko bwanditswe na Yohana, igice ni cya 8. Ubutumwa bw'uko bwanditswe na Yohana, igice cya 8, umurongo wa 31. Ngo abana, umutwe w'amagambo aragira uti abana ba Aburahamu nyakuri. Mu yandi magambo ni nkuko wavuga ngo abakristo nyakuri. Byumvikane hari abiyita abakristo ko nyamara atari abanyakuri, atari abakristo b'ukuri. Ariko Yesu ari kubisobanura. Ngo abana ba Aburahamu nyakuri. Nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banje nyakuri. Nimugira gute? Nimuguma mu ijambo ryanjye. Mu yandi magambo rero, nawe niwizera Yesu by'ukuri. Kwizera Yesu by'ukuri ni ukuguma mu ijambo rye, ni ukumvira iki? Ijambo rye, ni ugukora ibyo ijambo ry'Imana rikwigisha. Imana ishimwe cyane. Nizere kuri kumva ubutumwa bwiza mwene data, kugira ngo witekerezeho, wumve aho uhagaze, Nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye. Urumva ko ni abayuda bamwizeye. Yabanje kubabwiriza ubutumwa bwiza, hagera abamwemera. Arababwira abo bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba bigishwa banje nyakuri. Yego, kuko bagumye mu ijambo ry'Imana. Nawe nicyo nkwifuriza mwene data unkurikiye. Hanyuma muri Yohana ho, mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana, igice cya 6 umurongo wa 47 aho twasomye ijambo rivuga Yesu arimo yirahira avuga ngo nukuri unyizera niwe ufite ubugingo buhoraho. Mu yandi magambo, utamwizera nta bugingo buhoraho afite. Mwene data unkurikiye, ahari waba unkurikiye kuri YouTube channel Eric ubuntu bwa Yesu, utarizera Yesu Kristo mwami n'umukiza, niwe wenyine, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe uzajya kwa data atamujyanye. Ndakwinginze kubw'urukundo rwa Yesu, kubw'urukundo rw'Imana, mbabarira nimba utaramwizera, ufata icyemezo aka kanya uri kumva ubutumwa bwiza, umwizere kugira ngo uzahabwe ubugingo buhoraho. Nta yindi nzira kubona ubugingo buhoraho ni ukwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Niwe ubyivugiye ngo unyizera niwe wenyine, niwe uzabona ubugingo buhoraho. Ese waramwizeye? Hanyuma se nimba waramwizeye, nakuzana insanganyamatsiko kugira ngo igira iti niwizera Yesu Kristo by'ukuri azagutsindishiriza muri byose. Mwese wamwizeye by'ukuri, wumvira ijambo rye ku buryo agutsindishiriza muri byose. Wumva nimba waribaga ntukiba, nimba warasambanaga ntugisambana, nimba waratukanaga, nimba waragiraga umujinya, nimba wari ukoraga iby'ubugome, amashyari, inzangano, ibintu nk'ibyo byose, ijambo ryatubwiye mu byakozwe n'intumwa, igice cya 13 umurongo wa 39, hatubwiye ngo uwizera Yesu Kristo amutsindishiriza muri byose. Ngo iby'amategeko ya Mose atabashije gukora, muri Kristo Yesu turabishobora, kuko Yesu araza akajya muri twe akatuneshereza. Imana ishimwe. Ubwo uri kumva ubutumwa bwiza. Paulo yandikira Abaroma igice cya 6 umurongo wa 14, yaravuze ngo ibyaha ntibikabategeke. Ubwo ndabwira abakristo abizeye mu masinagogi atandukanye, mu nsengero zitandukanye, nibo ndi kubwira. Wowe wizeye, wowe uvuga ko ukijijwe, wizeye,
Imana iri kubwira ngo ibyaha ntibikagutegeke, ngo kuko udatwarwa n'amategeko. Abaroma igice cya 6 umurongo wa 14 niko havuga ngo ibyaha ntibikabategeke kuko mudatwarwa n'amategeko, ngo ahubwo mutwarwa n'ubuntu bw'Imana. Haleluya! Dutwarwa n'ubuntu bw'Imana, dutwarwa n'imbaraga z'Imana, tunesherezwa na Kristo. Kristo twizeye afite imbaraga, haleluya, zakubatura muri ubwo businzi, zakubatura muri ubwo busambanyi, zakubatura mu ngeso mbi. Reka mbabwire bene data, wowe nkurikiye, buriya namenye neza ko atari byiza kubwira umuntu ngo reka inzoga, ngo ihana inzoga, ihana ubusambanyi. Oya, ntago yabishobora kuko ni umuntu. Ahubwo mubwiriza ubutumwa bwiza, umubwire kwizera Yesu, kuko mu kwizera Yesu, haleluya, niho tunesherezwa na Kristo twizeye. Ku bwacu ntitwabishobora. Kumubwira rero ngo areke inzoga byaramubase, kuvuga ngo areke ubusambanyi byaramubase, kumubwira ngo areke amagambo mabi, gutukana n'amagambo y'urukozasoni n'ibindi nk'ibyo bibi bisa bityo, kuvuga ngo areke ubujura, kumubwira ngo areke ubugome, mu gihe utamubwirije kwizera Kristo, kuko twamenye neza ko mu mbaraga za muntu ntabwo twabishobora. Ariko mu kwizera Kristo, ijambo ryatubwiye ngo uwizeye Kristo anesherezwa nawe muri byose, ku gato no ku kanini, kuri izo ngeso mbi zose. Wizeye Kristo akwambika imbaraga, ari imbaraga zo mu ijuru ziza zikinjira muri wowe, zikajya zigutsindira, zikajya zikuneshereza. Iyo wizeye by'ukuri, wibuke neza mwene data ko twize ko uwizeye by'ukuri, twabisomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 8 umurongo wa 11, uwizeye by'ukuri ngo nuguma mu ijambo ry'Imana. Umuntu uguma mu ijambo ry'Imana, wumvira ijambo ry'Imana, wumvira Imana, agakora ibyo rimubwiye, atitaye ku nyungu cyangwa igihombo yahura nabyo, atitaye ku marangamutima cyangwa ku byo kamere yishaka, ahubwo we agakora ibyo Imana ishaka, ibyo imwigisha, ibyo imubwiriza. Uwo niwe wizeye by'ukuri, uwo niwe mwana wa Aburahamu, uwo niwe mukristo nyakuri. Niko Bibiliya irimo itubwira. Wisuzume, nanjye nisuzume, twitekerezeho. Hanyuma ninde, nagira ngo wumve iyi nsanganyamatsiko nabazaniye igira iti niwizera Yesu by'ukuri azakuneshereza muri byose. Ese koko nibyo? Niko kuri kw'ijambo ry'Imana? Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana igice cya 5 umurongo, duhere ku murongo wa 4, haravuga ngo kuko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uku niko kunesha kwanesheje iby'isi, ni ukwizera kwacu. Haleluya! Icyanesheje iby'isi ni ukwizera kwacu. Tukimara kwizera, twahise duhabwa imbaraga zo mu ijuru zituma tunesha iby'isi. Iby'isi tukabibona nk'ibitagira umumaro. Kandi niko kuri bene data, niko kuri. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ibyaremwe byose byashyizwe mu bubata bw'ibitagira iki umumaro. Iyo umuntu yizeye Kristo rero arigishwa, yigishwa na Kristo, akamenya neza ko ibiri ku isi byose, ibyaremwe byose byashyizwe mu bubata bw'ibitagira umumaro. Kabone nubwo yaba afite ayo mataje, afite ayo mamodoka, abibona nk'ibidafite umumaro. Abazi ko kwizera Kristo, kujya mu ijuru mu bugingo buhoraho, ari byo byonyine bifite umumaro. Bigatuma ibindi bidatuma yiyemera, bidatuma yirata, bidatuma yibona, ahubwo bigatuma yicisha bugufi, akubaho Uwiteka. Imana ishimwe. Nguko icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi uku niko kunesha iby'isi, kwanesheje iby'isi, ni ukwizera kwacu. Ku murongo wa 5 akavuga ngo ninde unesha iby'isi? Ninde unesha iby'isi? Ninde unesha iby'isi? Ngo keretse uwizera yuko Yesu ari umwana w'Imana. Ntago bishoboka ko wareka ubusambanyi cyangwa inzoga cyangwa gukunda iby'isi utarizera. Nibishoboka. Niko kamere ya muntu turemye. Tubaturwa na Kristo iyo tumaze kumwizera. Ninde unesha ngo iby'isi? Keretse uwizeye ko
Yesu Kristo ari umwana w'Imana, uwo niwe uhabwa imbaraga zo mu ijuru agatangira kunesha iby'isi. Urashaka kunesha iby'isi? Izere Yesu Kristo. Urashaka kubona ubugingo buhoraho? Haleluya, izere Yesu Kristo. Nibwo butumwa bwiza nakuzaniye, ngo niwizera Yesu Kristo by'ukuri, nongereho by'ukuri kuko hari ababyitirira bakavuga ko bamwizera, ariko wabarebera ku mbuto bera ugashidikanya kwizera kwabo, yaba ari kubwiriza ugashidikanya kwizera kwabo. Ko Yesu yaravuze ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo, ngo igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi kuko ari igiti cyiza. Igiti cyiza cyera imbuto nziza, ngo n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Ubwo ari igiti kibi cyera imbuto mbi, kandi niko kuri. Rero Yesu yaravuze ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Wowe wera mbuto ki nimba warizeye? Nimba uteye ku giti cyiza, uko byamera kose, nimba warizeye Kristo uteye ku giti cyiza, birasaba ko wera imbuto nziza. Imana ishimwe cyane. Yesu abahe umugisha. Ubutumwa bwiza nari nakuzaniye bwagira guti niwizera Yesu Kristo by'ukuri. Nongereho by'ukuri, twize ko ari uwumvira ijambo ry'Imana, ari ukora iby'ijambo ry'Imana rimwigisha. Uwo niwe wizeye by'ukuri, uwo niwe mwana wa Aburahamu by'ukuri. Twabisomye ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice cya 8 umurongo wa 31. Uwo niwe mwana wa Aburahamu by'ukuri. Uramenye utazibwira ko uko uririmba muri korari cyangwa uhagarara imbere y'imbaga nyamwinshi y'abantu ukabwiriza ubutumwa bwiza, cyangwa uri potere cyangwa uri umushumba, mu gihe udakora iby'ubutumwa bwiza bukwigisha, mu gihe udakora iby'ubwiriza, menya yuko utari umwizera w'ukuri, utari umwana wa Aburahamu. Abana ba Aburahamu nyakuri ni abakora iby'ijambo ry'Imana ribigisha, ni abitondera ijambo ry'Imana. Yewe nkunda ijambo ry'Imana we. Yesu yaravuze muri Luka igice cya 11, aravuga ngo umurongo wa 28, aravuga ngo ahubwo hahirwa abumva ijambo ry'Imana bakaryitondera. Kumva ijambo ry'Imana ukaryitondera ukarigenderamo, ubu uri umunyamahirwe. Mwene data unkurikiye, nimba ushaka kuba umukristo nyakuri kandi uzajya unesherezwa na Yesu, ukaba umukristo nyakuri, izere Yesu. Numara kumwizera, hanyuma ujye umwumvira, azajya kuneshereza muri byose, ku gato no ku kanini, ku cyaha gito n'ikinini. Uzatsinda, uzaba umunyembaraga. Imbaraga zizamanuka ziva mu ijuru, ziva muri uwo wizeye, akujya kuneshereza, kuko iby'amategeko atabashije gukora muri Kristo Yesu turabishobora tukanesha. Imana yo mu ijuru ikwishimire. Imana itanga amahoro iguha umugisha. Wewe wafashe umwanya ukumva ubutumwa bwiza, nizeye ko ugiye kwitekerezaho nimba uri uwihana ukihana, kandi Yesu ari kumwe nawe, yiteguye kugira imbabazi, yiteguye kugugarura mu murongo. Nimba ari waraguye, nimba ari warasubiye inyuma, nimba wari ucogoye, ongera wambara imbaraga kugira ngo tuzabane mu bwami bwo mu ijuru. Nibutsa ko intego y'umukristo niyo kujya mu ijuru, nta kindi. Si ibyino mu isi turambirijeho, cyane cyane intego niyo kugira ngo tuzabane n'Imana mu bwami bwo mu ijuru, aho tutazongera kuruha ukundi tujya mu mirimo ya hato na hato ngo dushake imibereho n'ubuzima no kwita ku ngo zacu no ku buzima bwacu, aho tutazongera kurira ukundi, kubabazwa n'abantu. Aho mu ijuru niho dusiganirwa kujya, aho tuzabiteka mu munezero udashira, tuberaho nk'abamarayika. Imana yo mu ijuru ikwishimire, kandi Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Uwashaka kumvugisha cyangwa kujya nkurikirana, yankurikirana kuri YouTube channel Eric Ubuntu bwa Yesu.